Amerika ukuntu umuntu yahindura video bitabaye ngombwa ko asiba video kuri YouTube. Akenshi hari abantu baba batazi uburyo wahindura video ah, ugakuramo copyright, nyamara utagize gute, udasibye iyo video. Ni ukuvuga ngo urugero ibaye copyright iriho views, iriho comment, ukayisiba, ibyo bintu urabihomba cyane cyane watch time. Iyo ugiye kwa applying rero ngiye kukwereka ukuntu wabikora, ntutakaze ubwiza bw'iyo video cyangwa se ntutakaze judgment y'iyo video. Mbere na mbere uraza kuri YouTube Studio. Ku bantu bafite YouTube Studio, cyangwa bafite phone cyangwa se abafite mudasobwa, YouTube Studio ni iyi ngiyi ahantu hose. Gusa kuri telefone hari akantu kivangamo ku bijyanye na kagahita kizana kuri YouTube Studio ya ntuza ya kuri YouTube Studio ya app. Byaba byiza iyo app ubanje ukayifreezinga cyangwa ukayidesaboringa cyangwa ukayima permission zo gufungura link nk'izi ngizi. Hari uburyo bwinshi ibyo bintu bikoramo, ku buryo igihe cyose ufunguye iyi link YouTube Studio bidahita byizana kuri app, cyane ko iri YouTube Studio app iba idafite features zose. So turaza no kuri content, urebe video ufitemo copyright. Urugero niba yenda iyi video iyi ngiyi tudashaka ko humvikanamo aya majwi, reka tuya playing kugira ngo ubanze uyumve. Muraho neza. Okay, urumva ko ayo majwi ntabwo dushaka ko yumvikanamo. Ikintu ukora, uraza ukande hano kwa kantu akamenyetso ka edit, nurangiza uze hano handitse editor, ndashaka kuri kwabona. Numara kuhagera ushobora gukoresha amajwi cyangwa se nyine udashaka no kugaragaramo nabyo wabikora. Reka tukwereke icyo wakoresha udashaka kugaragaramo. Uraza ugakanda hano blur cyangwa se ugakoresha face blur. Gusa ukoresha face blur hazamo aka blur iza hano gusa, ikintu kimeze nk'igihu kikaza hano ku isura gusa, ibindi byose bigaragara. Ariko iyo ukoresha custom blur kuriya ukayishyira aho ushaka. Ni ukuvuga ngo iyi blur ushatse ukayigira gutya, ukayifungisha neza video ukayizimya. Ni ukuvuga ngo nyine ntibongere kukubona. Warangiza ukayigira uko ushaka. Ushatse wayigira nka oval nk'igi, ndakeka uri kubibona, cyangwa se ukayigira rectangle. Hanyuma iyo umaze kubikora gutyo urayizana blur ngiyi, kano kantu k'umweru ukakazana ukakagira kanini, ukakareshyesha aho ushaka ko kagarukira. Njye ni video yose ni kuriya. Warangiza ugahita wihutisha ukareba ese igeze hano biba bimeze gute. Urabona ko kaba kahise kitambika ukagira gutya, urumva. Hanyuma urabona ko iba yarangije kugeramo, ukayigira nini iyi blur yawe. Ubushatse byaba byiza ukoresheje blur ya rectangle iyi ngiyi, hanyuma niyo nyine ishobora kuba nini ikahuzura hose ko ubishaka. Hanyuma iyo blur njye ntabwo nshaka kuyishyira, icyo nshaka ni ugukuramo amajwi. Icyo tugiye gukora ni ugukuramo amajwi. Reka nkwereke noneho amajwi nayo uko bayakuramo. Amajwi kuyakuramo uca hano kuri audio, warangiza ugahitamo indirimbo cyangwa se ijwi ushaka gushyiramo riba riri hano. Urategereza gato amajwi abanza aze ukayizana hano. Urumva ko nukina haravuga iri jwi dushyizemo, ntabwo hari bivuge ya majwi atangira avuga ngo muraho neza. Utegereza gato wumve. Utegereza gato kabisa. Hanyuma ndabona biri gutinda, ariko aya majwi ndakeka wabibonye ku bantu basanzwe bazi kuyeditinga. Urabona ko ku majwi haje iyi ngiyi, iyi ndirimbo na ya majwi yanjye, ariko volume ya hano niyo ibiri yuzuye. Ni ukuvuga ngo iyo ugabanyije amajwi yo haruguru nayo agenda azamo gake gake. Hanyuma iyo hari ikindi ushaka kuyeditinga nko kuyikatinga, reka mbere byose ubundi kwanza turebe uburyo ushobora kuyitiriminga, trim cyangwa cut. Ukayizana ugatiriminga aho ushaka, ukayisiga ifite nk'amasegonda 10 cyane rwose, biroroshye. Urayizana ukayiringanisha uko ushaka, gusigara yenda ifite udusegonda tungahe. Warangiza ukayisevinga. Iyo urangije urasevinga hariya ukanda hariya save, ugahita ukanda hano save. Ariko njye ntabwo nshaka kutiriminga video yanjye, icyo nari ngamije ni ukugira ngo
nkwigishe gukora aka kantu. Niba kakwemeje cyangwa se niba ubonye ari keza, bitubwire muri comment. Niba video wayikunze kandi like, niba wumva iyi channel hari ikindi gufashije wakora subscribe kugira ngo uzabashe kubona izindi video z'ubutaha. Murakoze, mugire ibihe byiza.